Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atotoroje kubakosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujye gwa tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira ngo ukosore ikizamini nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubisa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizamini gishya kizeho, kugira ngo isomo rishya kizeho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe kugira ujye uhita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. Ibindi byo no kubisa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko ntibyagukundira kuza ngo twigane mu shuri bitewe n'akazi ukora, wenda uboneka amasaha ya nijoro cyane, turakwigisha mu buryo bwa online nawe wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26. Ibyo byose tubibahere ku gihe. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Duhanagura kirahuri, ndakeka ko mwese mwagiye mu modoka kwa kundi imvura ibigiye kugwa ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Ese nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, nubona harimo icy'ukuri uracyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubuhagaritse video kugira ngo urebe ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizamini cyakozwe uyu munsi. Wabona utari kubyumva ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 078 935 16 26 twakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano iratubwira ngo tubiri, B kavuga ngo dutatu, C kavuga ngo kamwe, naho D kavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kika ko mumaze kubimenya babashatse ko atari igisubizo cy'ukuri, B atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kamwe. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntago buri gihe yahora yaka. Hari igihe kigera waba utwaye ikinyabiziga cyawe ukayazimya, ukaba utayakoresha. Ese ni ikihe ki? Iravuga ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Beka ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Seka ngo iyo ari mu nsisiro, naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe. Mwa bino bihe baduhaye. Tegereze neza kuri A, urebe kuri B, urebe kuri C, nubona harimo igisubizo cy'ukuri ugihitemo. Nubona byose ari byo uhitemo D. Icyo biba bishatse kuvuga iyo bavuze ngo byose ni ibisubizo by'ukuri, biba bishatse kuvuga ko A ari igisubizo cy'ukuri, B ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Murabizi niba utwaye ikinyabiziga cyawe ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga, iyo ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga cyangwa n'ibindi binyabiziga, uzimya ayo matara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo adahumisha undi muyobozi, urumuri rwayo rudahumisha undi muyobozi uri kuza gusanga, bigatuma atabona imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Bino byago byo mu mihanda barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Mbibutsa ko code zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo kubona code mu gihe gitoya. Uri hafi gukora, ufite igihe gitoya, wenda ntabwo wagize amahirwe yo kubona nimero zacu hakiri kare, turakwigisha amasaha menshi. Niba uri kura n'umunsi umwe ugiye gukora, tukakwigisha amasaha menshi, tukakwigisha byinshi, ukaduha umwanya uhagije
byose tukabinyuramo wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0788 93 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 2 n'ibice 50, B ikavuga ngo metero 2 n'ibice 75, C ikavuga ngo metero 3, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyajya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Rero igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Nkomeje gushimira abantu bamwavuye gukora mukavuga ati umuntu watwigishije birakwiye ko twasubira kuri YouTube channel tukamushimira, haba ababyandika muri comment, haba abaduhamagara, haba abatwandikira kuri WhatsApp. Imana igibaho umugisha, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha kugira ngo ugende ukore rimwe uhita utsinda, uzajya uri turibonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu. Rero ikintu usabwa kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe ntago kibigoye, ukanda aho hantu handitse subscribe, naba nkishyiraho ikintu bagahita baguha notification ko hari ikintu kizeho ukakireba. Ikintu cyose kiraho aba ari icyagufasha kugira ngo ugende ukore rimwe uhita utsinda. None ikibazo cyacu urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kino kibazo rero bashobora kugihindura, bajya kugihindura bakakikubaza wenda hano bashyize muri metero bakashyira nko muri santimetero, cyangwa se gusanga hano banditse ngo metero 2 n'ibice 5, ugasanga uhise uvuga ati ikibazo nari narabonyeho zari metero 2 n'ibice 50 kandi zeri iri inyuma y'akadomo ntabwo ikora. Rero mujye mumanza mwitegereza neza ikibazo, murebe ingero kirimo, ese zingana ute, ni santimetero cyangwa ni metero, mwe muzi kubihindura. Niyo mpamvu ndi kubategura amasomo ku ngero no ku matara kugira uzabihita ubibona kugiye. Rero ukanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2 n'ibice 75. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizame biba byakozwe, no kugira ngo ikibazo cyose dukoze tukikore tunagisobanura, nugerwaho ntikibe cyakunanira kiramutse kigarutse. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ese ni ubuhe? A iravuga ngo toni 20, B ngo toni 16, C ngo toni 12, naho D ngo toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisomo cy'ukuri. Ese hano igisomo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Bibuza ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Nabyo ugomba kubimenya, ukamenya guhindura ingero, ukajya umenya ese niba babimpaye muri toni, baramutse babimpaye babishyize mu biro nabikora? Ndakeka ko hari ibibazo byinshi mujya mubona, bimwe babishyize mu biro, ibindi babishyize mu matoni. Niyo mpamvu aba ari ingenzi kumenya guhindura ingero. Ndi kubategurira amasomo kugira uzahita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe. Bibutsa ko ndi kubategurira na website aho mugiye kujya mwigira hano mu buryo bwa polisi, kwa kundi baza baguhaye iminota 20. Ngiye kubakorera website, niho muzajya musanga imyitozo myinshi ugenda ukore bidasabye kugira munaze kuri YouTube. N'ubundi ikizame kizaba cyose cyakozwe muzajya mukibonera kuri YouTube, ariko nukenera nk'imyitozo myinshi yo mwabura buryo. Murabizi hari abantu benshi batsindwa kubera ko igihe cyababanye gitoya. Ugenda utangire uyigireho mu kanya gatoya, mu gihe gitoya kitarambiranye, muraba mwayibonye, ubundi namwe mwihugure, ubundi igihe ntikizongere kubabera imbogamizi. Mujye mugenda mwarabonye imyitozo ihagije, n'igihe muri kucyubahiriza baguhereza ikizami gikorwa mu minota 20, ugikore mu minota 10 kubera ko uzaba waramenyeye buriya buryo babazamo. Rero kino usabwa no kuba uhari
kugira ngo nibishyiraho cyangwa nimba nabayisoje muzahite mubibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Cyitegereze neza, gifite ishusho, ese gifite iyihe shusho? Uru ni uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru byanditsemo 30 ariko icishijemo umurongo w'umutuku. Iki cyapa kivuga iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. Beka ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Seka ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, naho deka ngo umuvuduko uri hejuru ni kilometero 30 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baguhaye. Tegereze neza kino cyapa rero, urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Naye ngiye kukubwira ubwoko bwacyo, ariko uzi ubwoko kibarizwamo mwa biriya byapa byo ku mihanda ni nkaho naba nk'ukopeye. Rero hano igisubizo cy'ukuri urabona ari iki? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, akeka ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Urumva kino cyapa niba kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, ukumva n'igisubizo barakubwira ngo iherezo ry'umuvuduko muke utegetswe gutegeka, ibyapa bitegeka. Icyo ngicyo urumva ko iyo uzi ari amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, na bino bibazo bikorohera kubisubiza. Urugero bakakubwira ngo birabujijwe wenda mu bisubizo bari kuguha, kandi ukabona icyo cyapa koko kirabuza, ugahita uvuga ko icyo gisubizo bwaraba ari cyo. Rero hano impamvu bavuze ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, kino cyapa uba waciye ku kindi kimeze gutya cyanditsemo 30. Ntabwo buri gihe gihora cyanditsemo 30, biterwa n'umuvuduko bari kugutegeka. Icyapa gitegeka handitsemo nka 30, bari kukubwira ko umuvuduko muto ugomba kugenderaho ari uwo nguwo uri mu kirango. Niba harimo 30, umuvuduko muke uragenderaho ugeze ku icyo cyapa, ukimara kukigeraho, kikimara kubigutegeka araba ari 30. Ntuzabyitiranye na biriya byapa bibuza. Mu gihe ibyapa bibuza iyo handitsemo 30, bari kukubwira ko utagomba kurenza kilometero 30, ariko bino bitegeka byo handitsemo 30 barakubwira ati ugomba kugenda hejuru y'umuvuduko wa kilometero 30, umuto uragenda akaba ari kilometero 30. Ariko biriya bibuza iyo handitsemo 30 bari kukubwira ngo umuvuduko ugomba kugenderaho ugomba kuba uri munsi ya 30, nturenze 30. Ndakeka ko byumvisha. Ibitegeka bari kugutegeka ko umuvuduko wanditseho ugomba kugenda hejuru yawo, wagenda kuri mucyo ukagenda ko nguwo uri mu cyapa, naho ibibuza byo iyo harimo 30 ugenda ntabwo ugomba kurenza uwo muvuduko uri mu icyo cyapa. Ndakeka ko byumvikanye. Niba utabyumvishe neza, ubwo wampamagara kuri 0788935626 nkabigusobanurira neza. Gusa ndakeka ko wabyumvishe. Hano igisubizo cy'ukuri rero cyari B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya gatandatu cyabaza mu cyapa gikurikira kivuze iki? Kitegereze neza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu ariko bucishemo umurongo w'umutuku umwe. Ese kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo ntihanyurwa, hakaba ari ahantu hatanyurwa. Beka ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Seka ngo umuvuduko utarengeje. Beka ngo inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe kwa kino kibazo. Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa ntabwo wemerewe kuba wahagarara umwanya munini. Wahagarara akanya gatoya, ariko kuhagarara umwanya munini biba bibujijwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Impamvu ari byiza kureba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, bigufasha guhita wamenya igisubizo cy'ukuri. Kino cyapa murabona ko kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Reba mwa bino bisubizo byawe baguhaye, umbwire ikirimo inshinga yo kubuza. Ni B, birabujijwe kubuza, ibyapa bibuza. Niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona, subira kuri YouTube channel yacu, murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame byabajijwe, uyirebe kugira ngo nujya ugera ku kibazo cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ugenda ujya iburyo ugaruka ibumoso. Iravuga ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, ubwo nk'amapikipiki n'amagare. Beka ngo ni bibi igihe cyose. Seka ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cyanya cyari ikemwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano
Igisubizo cy'ukuri nta kindi gutwara uzungazunga mu muhanda, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Kugenda uri kuzungazunga udafite icyerekezo uri kugenderamo, ujya ugaruka ibumoso, bishobora guteza impanuka, niyo mpamvu ari bibi igihe cyose. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Zino telefoni dufite zacu ko tuba twaraziguriye kugira tuzikoreshe, bagiye kuzitubuza kuzikoresha hehe? Aravuga ngo hari ibimenyetso bimurika, hari ibimenyetso bimurika, aho biba biri kumurika bikoresheje ubwoko bw'amatara butatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko bamaze kugihitamo rero, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko baramaze kugihitamo. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Kunyuranaho ni iki? Mu zindi ndimi z'amahanga baravubyita ngo ni ukudepasa. Umuntu akuri imbere ari kugenda gahoro, ushaka kumuva inyuma ukamujya imbere ukamudepasa, nibyo bita kunyuranaho. Ese bibujijwe gusa igihe byagenze ute? Aravuga ngo igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye, ukaba ubujijwe kunyuranaho. Beka ngo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Seka ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, cyangwa D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukaba ubujijwe kunyuranaho mu gihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye, cyangwa igisubizo cy'ukuri kikaba ari B, mu gihe mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera udacagaguye, ndetse na C ikaba wenda ari igisubizo cy'ukuri igihe ikinyabiziga cyacu gitwawe ku musozi unyerera, cyangwa hano igisubizo cy'ukuri akaba ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibi byose bavuze haruguru bikaba atari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona icyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi iyo umurongo udacagaguye wera uri mu muhanda ntabwo waba wemerewe kunyuranaho. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nshobora kunyuranaho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Ugeze hariya hari inzira y'abanyamaguru, hasanze umuyobozi w'ikinyabiziga yahahagaze. Ese uba wemerewe kumudepasa? Kandi uhasanze ahagaze hariya ku nzira y'abanyamaguru, urahageze usanga arahahagaze. Ese uba wemerewe kuba wamunyuraho, cyangwa wanyuranaho, cyangwa wamudepasa mu zindi ndimi z'amahanga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Aravuga ngo yego. Beka ngo yego nyuma yo kuvuza ihoni. Seka ngo yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga, naho D ikavuga ngo oya. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ibuze kugira kuri 20. Ndatekereza ko bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, oya, ntabwo wemerewe kunyuranaho. Niba usanze umuyobozi w'ikinyabiziga yahagaze hariya hari inzira y'abanyamaguru, bashaka kuba batangiye kwambuka, niyo mpamvu wenda aba yahagaze, rero ntabwo wemerewe kuhagira ngo umudepase. Niyo mpamvu ari igisubizo cy'ukuri ari D, oya. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Aravuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Beka ngo ahegereye inyamaswa zikurura. Seka ngo hafi y'amatungo. Beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese zimburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Nka hano baduhaye umuyobozi bari kuvugana, umuyobozi w'ikinyabiziga, niba ari imodoka, umushoferi, niba ari moto, umumotari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo hari igihe bongeye bakakikubaza neza kimeze gutya, aho bakavuga ngo mu nsisiro, nibongereho ngo cyangwa ahandi hose. Ikibazo gitagihinduka bagahita kiba igisubizo cy'ukuri D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuze ngo mu nsisiro bakarenzaho ngo cyangwa ahandi hose,
uhita umenya ko igisubizo cy'ukuri ari A mu nsisiro cyangwa ahandi hose, kuko ziriya mburira zimurika zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose zishobora gukoreshwa kugira bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Iravuga ngo metero 1.25, mbega ngo santimetero 30, seka ngo santimetero 75, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Ese waramaze kugihitamo? Ese waramaze kucyandika ku papuro? Niba utari wagihisemo ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Niyo mpamvu reka dukosora bino bizamini byakozwe kugira ngo ikizami cyose ubonye ikibazo cyajemo nikiba cyagaruka kibe kitakunanira. Rero nuzajya ubona wenda ugize mwa zino examen twakosoye zakozwe uyu munsi ukabona ugizemo amanota 12, ugizemo 8 kuri 20, ntibijye biguca intege. Ushobora kutureba wenda tukajya tukwigisha ariko ntibiguca intege, kuko kugira utsinde nta kindi biba bisaba nuko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizamini byakozwe. Bino bibazo biragaruka gucya neza bimeze niko bigaruka bimeze. Rero ikintu bigusaba no gukosora imyitozo myinshi. Ndakeka ko mujya mubona comment z'abantu benshi baba bavuye gukora harimo n'abujuje. Rero niyo mpamvu nawe ikintu usabwa ni ukwegera kwa ino YouTube channel yacu, ikintu ukeneye ko tukwigisha ukicyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibyo mukeneye nkabibateguraho amasomo nkayabahereza kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe hehe? Aravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, mbega ngo hafi y'ibitaro, seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi dasakuriza inzego, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Rero kuvuza ihoni bibujijwe, hano igisubizo cy'ukuri ni B, hafi y'ibitaro. Murabizi mu bitaro haba harimo abantu barwaye ku buryo butandukanye, ushobora kuvuza amahoni bikaba byamuteza uburwayi buruseho. Rero ku musigiti ho kuvuza amahoni biba byemewe, ku rusengero, ku rutambiro. Nakeka ko abantu mujya mubibona mwagiye gusenga, umuntu yaba ashaka no gusubira inyuma akavuza nk'amahoni. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi naho biba byemewe, ariko hafi y'ibitaro ho birabujijwe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Aravuga ngo amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, bikanga amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, seka ngo imyaka 2. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni ibisubizo bya nyabyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhita imiso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, n'ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko amaze guhitamo D, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu, umuyobozi awariyemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Abahe? Aravuga ngo umuyobozi, hano bari kuvuga umuyobozi no muyobozi w'ikinyabiziga. Mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere cyangwa se nura mugenzi wicaye ku ntebe y'imbere akaba agomba kuba afite umukandara. Seka ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Katureba abantu bageze mu modoka, abantu bazigezemo turebe ngo baragikora. Wasanga ugira nko mu modoka ariko ibyo ntubyiteho wenda ntubirebe, bakaba bakikubaza kikakunanira kandi wirirwa mu modoka. Hano abona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri.
iriya mikandara, icyo kinyabiziga kiba kigomba kugira imikandara yagenewe umuyobozi n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, iba ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko mujya muzibona abantu mugenda mwa zino modoka zigendwamo n'abantu batandatu, cyangwa ndakeka ko mugenda mubibona mukabona n'intebe z'inyuma zigiye zigira imikandara. Niyo mpamvu ari igiso cy'ukuri kibaye de, ndakeka ko baramaze kubyitamo, ndakeka ko baramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kibabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntabwo ndakeka ko mudakunze kubona ko iriya modoka zishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ziri kugenda mu nzira nyabagendwa. Ushobora no kumara ukwezi utabibonye cyangwa ukamara igihe runaka utakibonye igihe kirekire. Rero niyo zigiye kugenda mu nzira nyabagendwa ziba zigomba kuba zifite uruhushya rwanditswe na bano n'umwe muri aba bakurikira. Uwuhe? A iravuga ngo polisi y'igihugu. B ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C ngo minisitiri w'ingabo. D ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese urwo ruhushya rwandikwa na bande? Mwa bano baduhaye niba biriya binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara kugira ngo babyemere kuba byagenda mu nzira nyabagendwa. Hari uruhushya rero rwihariwe rutangwa n'umwe mwa bano baduhaye. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba wemerewe wenyine gutanga rwa ruhushya rwo kwemera bino binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, kuba yabwemera kugira bigende mu nzira nyabagendwa, niwe ugomba kubaha uruhushya. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kibaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira. Ese uvuga ibihe? Ikihe mwa bino bikurikira? A iravuga ngo guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B ngo guhagarara umwanya muto n'umunini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C ngo aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0788 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online uri kure bitagukundira, nguze twigane mu ishuri twakwigisha mu buryo bwa online ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Icyo ukora ni kimwe, ufata telefone yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 26. Ibyo byose tukabigufashamo. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda bitatugoye, kagenda uri gukora uhita utsinda. Mbibutsa ko ngiye kwakura website izajya ibigisha amategeko y'umuhanda na buriya buryo babatangamo ikizame. Ukagenda ugafungura ikizame bagahita batangira kubara iminota 20, yarangira igahita igukosora ugahita umenya amanota ugizemo. Ikintu bizabafasha no kugira ngo umwanya wenda abantu bitazababera imbogamizi, wajya mu kizame umwanya ukakubera imbogamizi. Kugira ngo utazakubera imbogamizi rero twabakoreye website, ntabwo turayishyira ahagaragara ariko biri mu nzira isa n'isa mushobora kuyibona. Rero ikintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nzashyiraho uzahita ukibonera ku gihe, ninyishyiraho uzahita ubimenya. Ndakeka ko izadufasha mu buryo bwari bwo bwose. Hano igisozo cy'ukuri rero nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, C na C ntabwo ari igisubizo cyanya. Iki kibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo iby'inyuma metero 3 n'ibice 40. B ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 50. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ndakeka ko maze kubimenya. Bashatse kuvuga ngo A ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cyanyacyo. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu gihe iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozi cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze gutemba igisozi cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero bashobora kukubaza kino kibazo bagihinduye. Hano kuvuga ngo hano kuvuga ngo metero 3 n'ibice 40 no kuvuga ngo metero 3 n'ibice 4 ni kimwe. Ibyo turi kubyumvikanaho ku buryo baramutse bagwaye ngo 3 n'ibice 4 bitakubera imbogamizi. Kuvuga ngo 3 n'ibice 4 no kuvuga 3 n'ibice 40 byose ni kimwe, kubera ko zeri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Hano bavuze ngo iby'imbere ni metero 2 n'ibice 50, bavuze ngo ni metero 2 n'ibice 5. Nkege ko nawe kitakugora ko zero twamaze kumvikana ko iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Ubwo nibaguhereza rero ngo iby'inyuma metero 3 n'ibice 4, iby'imbere metero 2 n'ibice 5 ntibizakubera imbogamizi. Bashobora no kubishyira muri santimetero. Murabizi metero imwe ingana na santimetero 100. Bakavuga ngo a iby'inyuma ni santimetero 340, b iby'imbere ni santimetero 250. Bikaba byakunanira kandi muri make ikibazo cyoroshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kihe? Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isozi cy'ukuri nta kindi rero ni nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, ushaka gutepasa, ese ni ibiki uba ugomba kwirinda? Impamvu ugomba kubyirinda no kugira ngo utateza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda. Hano hari ibintu 4 ugiye kureba ko harimo icyo wakwirinda, ugihitemo cyandika ku gapapuro. Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Beka ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, seka ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha, naho deka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ni iki muri ibi ese ugomba kwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka kudepasa, nibi ushaka kwirinda kugira ngo ukomeze urinde abandi bari gukoresha umuhanda ibyago nawe ubyirinda. Hano hari ibisubizo 4 rero, hitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kujya kuri 20. Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Bega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, seka ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha, naho deka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ese waramaze guhitamo a? Ese waramaze kucyandika ku gapapuro? Ubundi babibujijwe kunyuranaho mu koni. Kabona umuntu ari mu koni ntabwo azi ikimodoka cyamanutse kindi, uhise ufata ikindi gice cy'umuhanda ugiye mu kindi gice cy'umuhanda cy'ibumoso ngo ugiye kunyuranaho. Birababaje. Hara ni nkaho uba wiyahuye, kuko hari igihe uhita uhura n'indi modoka yaje kubera ko atakubonye, bikaba byabateza impanuka. Ubwo rero kunyuranaho mu kona birabujijwe. Niyo mpamvu ikintu ugomba kwirinda mu gihe ugiye kunyuranaho, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ugategereza ikondi ukava mu kona ukabona kunyuranaho, kandi ukamanza ukareba ko uri kureba imbere neza, byibuze nko muri metero runaka ukaba uri kureba intera runaka uri kubona waba wamaze gushyira mu bikorwa ibyo ugiye gukora. Ndakeka ko waramaze guhitamo a, ndakeka ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabashwe uyu munsi cyabaza ngo icyo wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Abino bimenyetso bimurika usanzemo umuhondo, ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga ngo kongera umuvuduko. Wahagera wasangamo umuhondo ukongera umuvuduko, beka ngo kugumana umuvuduko wari uriho cyangwa ugakomezanya umuvuduko wari uriho. Seka ngo kwitegura guhagarara, naho dega ngo gufata feri cyane. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isozo cy'ukuri nta kindi ni se, ugomba kwitegura guhagarara, kubera ko biba bigiye kuva mu muhondo bigiye kujya mu mutuku. Niyo mpamvu ugomba kwitegura guhagarara. Ndakeka ko kino kizampinduka rero hari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, ikintu ukora ni kimwe ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma ndanazisubiza. Ubwo rero iyo mbonye hari ikintu mwansabye muri benshi mushaka ko nyibigisha bitewe n'ibiri kubagora muri gukosora bino bizamini byakozwe, bibateguraho isomo nkazaribashyiriraho. Ikintu busabwa ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko amakode arahari, ndetse natwe turahari kugira tubigishe mu buryo bwa online ku biciro byo hasi cyane. Murabizi twebwe intego yacu ntago ariyo
gukorera amafaranga niyo kugira ngo mubone amaprovisoire bitabagoye, asigaye nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru bitabagoye. Rero twebwe turakwigisha ku biciro byo hasi cyane, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ibindi byo ni ukwibutsa ko ikizami cyose kikuba cyakozwe hari ibibazo byinshi biri kugaruka. Rero weho ujye urahita ukosora kino kizami kikuba cyakozwe, urebe biriya bintu ndi kuba napostinze kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ibindi byo ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, abantu muri hafi gukora amahirwe masa. Ndabakunda cyane kandi intego yacu yo gukora rimwe ndakeka ko igomba kugerwaho, ndakeka ko tuzayigeraho. Mugire byiza n'amahoro y'Imana kandi kuraje, ikizami cyose gikozwe mujye muragikosora, ndizera ko muri buze gutsinda. Murakoze.